Ikaze dusangire ubuzima twishyira mu mwanya w'abandi. Ikaze mu kiganiro gisoza. Ese ni gute twakwishyira mu mwanya w'abandi? Empathy. Niba utarabashije kumva ibiganiro iki gishamikiyeho, ubasha kudasobanukirwa neza impamvu twibanze kuri iyi nsanganyamatsiko. Ushaka kumva ibiganiro byakibanjirije, wareba munsi y'aho titre y'ikiganiro iba yanditse, ukande ku kamenyetso ndangacyerekezo kareba hasi, urabona link z'ibyo biganiro. Iyi nsanganyamatsiko ni ngari cyane. Uyu munsi turasoza twumva uburyo twakwishyira mu mwanya w'abandi. Dufite abatumirwa. Reka mbakire bakomereza aho basoreje ubushize. Ikaze batumirwa bacu. Kimwe mu bintu ntekereza bishobora kudufasha ni ukwiga gutega abantu amatwi no kubumva. Tukicara tukabaha umwanya, tukabatega amatwi tutabarogoye. Biroroshye cyane kwibwira ko tuzi abantu, ariko iyo tutabatega amatwi tuba twibeshya cyane. Kandi tukabumva tugamije kwiga neza no kumenya uburyo bo babona ubuzima. Akenshi tuzatangazwa nuko uburyo babona ubuzima butandukanye n'ibyo twe twibwiraga. Ikindi kintu gishobora kudufasha kigafasha n'abandi ni ukwemera neza ko ububasha bwacu bwo kwishyira mu mwanya wabo bufite aho bugarukira. Nk'urugero, ntabwo ushobora kwishyira mu mwanya w'umuntu wahuye n'ihohoterwa ry'indengakamere mu gihe wabayeho ubuzima butarimo ihohoterwa. Kubwira umuntu nk'uwo ko ingorane cyangwa imibabaro yanyuzemo birenze ibyo ushobora gushyikira mu bitekerezo byawe ni ubutwari dukeneye, ndetse ni no kwicisha bugufi. Icyo gihe ushobora kumubwira uti ibyo wanyuzemo birandenze, ariko icyo nzi neza kuri intwari kandi uri umuntu udasanzwe. Kuba warabashije kubinyuramo ukaba ugihagaze kutukubona ni byo gushimirwa. Ibyo bibasha kumubaka cyane kurusha andi magambo yose wamubwira. Hari inama rero numva natanga kugira ngo tubashe kugira ubwo bumenyi no mwifato w'ingenzi mu buzima wo kwishyira mu mwanya w'abandi. Burya umuntu wese akunda gukundwa, akunda kwitabwaho cyangwa se guhabwa care. Nta muntu ushaka uwamubabaza. Muri izo nama rero numva natanga, inama ya mbere ni ukugendera kuri ya principe ivuga ngo icyo udashaka ko bagukorera nawe ntukagikorera abandi. Ibyo iyo ubyimenyereje ukabyitoza bikaba umuco kuri wowe, biragufasha mu buzima. Wajya kuvuga nabi, oya, ukibuka ko nawe udakunda ko bakubwira nabi, ntuvuge nabi. Wajya kwirengagiza umuntu ukavuga uti ariko se biriya yaba ari jyewe biriho. Ibyo birafasha mu buzima. Iyo ni principe imfasha ngenderaho. Ibyo ntashaka ko bankorera nanjye simbikorera abandi, kandi nagiye mbona imfasha mu buzima bwa buri munsi. Ibyadufasha rero kudevelopa iyo empathy, icyambere ni uguharanira urukundo. Ni uguharanira urukundo par opposition yo guharanira ko abantu bamera nkanjye. Icya kabiri ni ukumva, ni ukwaguka mu mutwe, ukumva ko abantu batandukanye kandi bagiye bahura n'ibintu bitandukanye bibagize icyo bari. Ukaguka mu mutwe, ukaguka mu bitekerezo byawe, ukaguka mu buryo ubona ibintu n'abantu, bigatuma ushobora kwakira abantu. Icya gatatu ni ukubyitoza, ni ukwitoza kubana n'abantu b'ingeri zitandukanye, ni ukwitoza kumva. Ndumva aricyo kintu gikomeye, ni ukwitoza gufata umwanya wo kumva undi muntu no kubaza ibibazo.
ntitube superficiel, ntitugarukire kuvuga ngo ubwo uriya muntu adatekereza nkanjye buriya yarayobye. Oya, ahubwo tukagira uwo mwanya wo kuvuga ngo ese wowe ubibona ute, ese ubitekerezaho iki, ese gute utekereza icyo, ese ni gute ubyumva, ese kuki ubyumva utyo, ese wakuze ute, ese wabibonye ute, ese bituma ukura ukaba enrichi, ugakira, ukagira ubundi butunzi bwo kumenya abantu no kumenya ibintu no kumenya ingeri zitandukanye z'abantu, kandi no kumva akababaro utagize wowe. So ni ukubyitoza, ni ukwitoza kumva abandi, gutega amatwi, ni ukwitoza gukunda abantu, ni ukwitoza kwakira abantu uko bari, ni ukwitoza kumva ko abantu batandukanye. Kwiga kugira impuhwe zimwe zishyira mu mwanya w'abandi ntabwo ari kimwe no kwiga amasomo dusanzwe tuzi, kwiga imibare ukavuga uti rimwe guteranyaho rimwe, kabiri guteranyaho kabiri. Oya, kwiga kugira impuhwe n'urugendo kandi n'imyitozo y'umutima. Bishoboka ko ubuzima twabayeho bushobora gutuma impuhwe zikura, zigakura muri twe cyangwa se zikagwingira muri twe. Yewe hari n'abatazigira bakabona impuhwe bagira. Amakuru meza mbafitiye ni uko bishoboka gutoza imitima yacu kugira impuhwe, tugashobora no gutera intambwe yo kwishyira mu mwanya w'abandi, tukumva amarangamutima yabo, tugashobora kubaherekeza mu rugendo barimo rwo gukira ibikomere. Birashoboka ko umuntu mukuru ashobora kwitoza kugira impuhwe, ariko ni na byiza ko dutoza abana bacu kugira impuhwe za zindi twavuze haruguru. Mwarabibonye ko iyo undi ari mu bihe bidasanzwe biroroha kumucira urubanza, ukibaza uti ese wabanje kumenya neza intandaro y'ubuzima harimo kugira ngo ugire icyo ubivugaho. Ese abaye ari wowe, ese abaye ari umwana wawe cyangwa se umugore wawe cyangwa se undi mufite icyo umupfana, ibyo wabivuga? Mu gihe wibaza icyo kibazo uba uri gutoza umutima wawe ngo ushobore kumva amarangamutima y'abantu. Ese mwari muzi yuko iyo ushoboye gutega amatwi umuntu uteze amatwi bishobora kumukiza, bigatuma anabona n'ibisubizo mbere y'uko ugira icyo ukora? Ibyo byose bigaragaza ko gutega amatwi ari ingenzi mu mwitozo wo kugira impuhwe. Ikindi ni ukwitoza kubanza utekereza, ugatekereza ku cyo ugiye gukorera undi cyangwa kumubwira, ukibaza utese ari jyewe nakwifuje ko bangenzereza gute, nakwifuje ko bambwira gute, mbese buri kintu cyose ugafata umwanya wawe ugatekereza. Ibi bigufasha gukora cyangwa kuvuga ibikwiriye udahubutse, usanga wamukomerekeje, mbese ukishyira mu mwanya we. Ni byinshi rero navuga, ariko reka nsoreze kuri aka gatekerezo. Numvise ko harimo isomo rikomeye. Hariho umufundi wakoze imyaka myinshi mu kigo ahantu, yubakayo amazu menshi. Agiye kujya mu zabukuru, umukoresha we amusaba kubaka inzu ya nyuma. Wa mufundi arabyemera, ariko arayisondeka cyane kuko yari azi ko agiye kwigendera, ntawe uzambaza n'ubundi akazenda karangije. Ayujuje, umukoresha we aramuhamagara amuha imfunguzo za ya nzu, aramubwira ati iri ni ishimwe twakugeneye kuko witanze mu myaka yose wakoze hano, genda nawe uture muri ya nzu. Iyo uyu mufundi aza kuba yaritoje kwishyira mu mwanya w'abandi, ntibyari kumubaho. Ariko kuba yarubatse inzu neza nk'uko yubatse iza mbere, ariko urabona ko yashoje inzu yasondetse yubatse nabi ihindutse iye. Aha rero hari ubwo natwe tuvuga ngo kuko ibintu atari ibyacu, ntabwo ari twe biriho, ntacyo bitubwiye, ntitugire icyo tubikoraho. Niba ari uwo dufasha ntitumufashe kuko atari uwacu. N'umwana utiga ntibiguhangayikishe kuko atari uwa, kuko wari mu ishuri.
ariko buryo ugize wa mutima uvuga ngo ese iyo nza kuba ari umwana wanjye utiga nakwiyumvana banza byatuma hari urihira minerval. ugize icyo mvuga ku bana, ni ngombwa gutoza abana kugira indangagaciro zo kugira impuhwe zimwe zishyira mu mwanya w'abandi. nagira ngo nibutse ko buri muntu wese avukana impano yo kugira impuhwe, ariko biba bisaba imyitozo kugira ngo izo ndangagaciro zikure. burya abana babona amasomo meza yo kwiga indangagaciro ku byo bareba. imyitozo bakora, imyitozo y'ubuzima iba ihereye ku byo ababyeyi babo bakora. umubyeyi niwe cyitegererezo cy'umwana mu mikurire ye. ntabwo mvuga umubyeyi gusa, ahubwo ndavuga n'urera abana cyangwa se n'abandi bana n'abandi bantu bakuru abana bashobora kureberaho. umwana agomba gutozwa kumva ufite icyo amubwira, acecetse atamuca mu ijambo, akumva neza mesaje amuhaye, icyo kimufasha kumva umuzi w'ikibazo, bimufasha kandi kumva imvo n'imvano y'amakuru ahabwa. ibyo nabyo bituma umwana ashobora kugira icyo bita active listening cyangwa se gutega amatwi bifite icyo bigamije mu kumva ibyo nkuru. hari ikindi cy'ingenzi, ni byiza guha abana umwanya nk'ababyeyi cyangwa se ababarera, ukabatega amatwi mu marangamutima yabo, ukabereka ko witaye ku byo bakora cyangwa se uburyo bateye cyangwa se uburyo bavuga. ukarengaho ukagerageza no kumenya inshuti zabo. mu gihe ubikora utyo, uba ufasha umwana gusobanukirwa n'amarangamutima ye. ibyo bikajyana n'uko nawe ubwe iyo abonye abandi bafite ayo marangamutima ashobora kwisobanukirwa neza. muri make rero, umwana wagiriwe impuhwe akabona n'abamurera bazigirira abandi, bitoza umutima we agakurana indangagaciro zo kugira impuhwe zimwe zitera intambwe zo kwishyira mu mwanya w'abandi. ubwenge burarahurwa. murakoze kuturahurira. ubupfura nabwo buritozwa. ntekereza ko buri wese hari icyo yize kimwungura uko yakwishyira mu mwanya w'abandi. nk'uko twabivuze tugitangira, abantu babasha kwishyira mu mwanya w'abandi, haba mu marangamutima cyangwa mu bitekerezo, bavamo abayobozi beza kandi birabafasha mu bikorwa bya buri munsi, kuko ubasha kwakira neza abakugana. umuntu uharanira kwishyira mu mwanya w'abandi ni wa wundi usanzwe ubaha agaciro. uramutse udaha agaciro abantu, nta nubwo wakwirirwa ubitekerezaho. iyo ari abantu bakuri hafi cyangwa ari abantu mugira icyo muhuriyeho mu buzima bwa bugufi, urukundo rugufasha gutera iyo ntambwe. iyo ari abantu muri rusange, kuba ububaha kandi ubaha agaciro bituma ubasha kwishyira mu mwanya wabo. nk'uko twabyumvise, urufatiro rwa byose ni ugukunda cyangwa se kubaha abantu muri rusange. gutega amatwi ni ingenzi. hari igihe umuntu akubwira, yaba atararangiza ukamusoreza interuro, cyangwa se ukamutega amatwi ugamije kugira ngo wumve icyo umusubiza. ariko ubwo ntabwo ari bwo buryo bwiza bwo gutega amatwi. utega amatwi
aba ategereje kumva neza icyo uvuga ashaka kuvuga, kugira ngo utaza kumwumva nabi ukaba wibeshye mu buryo wakira igitekerezo cye n'ibiri ku mutima we. Ikindi ni uko kumva ibitekerezo by'abandi kugira ngo muhurize hamwe mu gufata ibyemezo cyangwa imyanzuro cyangwa umurongo ngenderwaho nabyo ari ingenzi. Iyo abantu bose biyumvise mu gitekerezo bakumva ko babigizemo uruhare, burya no kubishyira mu bikorwa biroroha. Ariko ibyo byose ntiwabigeraho udatangiye gutekereza ngo ese iyo nza kuba mu mwanya wabo nari kuba nifuza gukorerwa nte, cyangwa n'iki nifuzaga kudakorerwa kugira ngo nanjye nirinde kugikorera abandi. Ndizera ko mwaryohewe n'ibi biganiro. Reka dukomeze dusangire ubumenyi, kuko ni uburyo bwiza bwo gusangira ubuzima. Mugubwe neza.